izi mboga atansiyo yazikuye ku gasozi, ntabwo ari mu rugo kwa se, ntabwo ari iwabo, ntabwo izi mboga ari iz'ibwami, nizo ku gasi, nizo ku gasozi. Dufite abantu muri iyi minsi bari gusohoka mu rugo rw'Imana bakajya kuzisoroma kwa Mwamini, abandi bakazisoroma Nigeria, abandi bakajya kuzisoroma Tanzania, bakaza bagacekeramo, abantu bagatangira kuruka, abandi bakikubita hasi, abandi bakabyara abana batuzuye, kuko izo mboga ntabwo ari iz'ibwami. Haleluya! Bagiye kuzisoroma bakoresheje izindi mbaraga. Nuganane yarirangiye, barwana intambara, barwana urugamba. Farawo atoza ingabo zo mu kirere, arwanisha izo ku butaka, yibagirwa izo mu mazi. Niyo mpamvu nubwo hari ibiguhagurukiye, hari ibyibagiwe aho utaha, hari ibyayobewe nimero ukoresha, hari ibidafite amakuru ku buzima bwawe, ngo irangije irabashuka, irabarekura. Ariko mbere y'ike barekura, si kuru nkuzaniye, gerageza uva inyuma y'amakoti yagukomerekeje, uva inyuma y'ingutiya zagukomerekeje, uva inyuma y'abarevera bagukomerekeje, uva inyuma y'abahanuzi bagukomerekeje. Fata umwanzuro umwe gusa, niko Uwiteka avuze, usubize inkono ivuga hehe? Ku mashiga akondisiyo. Uyu mwana uvuye kuzishaka ku gasozi, umucunge mucungane, nashaka gucekeramo. Baceceyemo ngo ntaho uzagera, nzanye ijambo rivuze ngo uzahagera. Baceceyemo ngo ntuzaheka, ndarifite rivuze ngo noneho uzaheka. Umugambi Imana ifite niwe ugiye guhangana n'izi mboga ziri muri iyi nkono. Nta cyumweru kirashira, uyu munsi ni kuwa kane, kuwa gatanu, tariki 10 z'ukwa gatanu uyu munsi. Yes, ngire ngo ku itariki 4 cyangwa 6 habaye inama muri Kicukiro, ibera ahantu ngo niba ari kuri hoteli Teke. Abagabo 4 bapanga inama yo kundangiza, ahubwo atuye umuvuna muheto adukoze kunda. Umwe ati nge nta views nkibona, undi ati nanjye cano yanjye yamanutse, undi ati jewe yanjye nta n'ijana bakima. Ayo ni amakuru. Noneho bapanga inama, baravuga bati reka Theogene ubwo yavuze ko asengera abantu, katumutega umuntu azasengera, azamusengere. Noneho basanga umugore bari gukoresha nimero ibaruye ku mugabo we. Ntago ndi buvuga amazina yabo, bamenye ko uko bagambana. Nta muntu njye ungambanira ngo bimuhire, kandi aho uri kunyohereza nshuti yanjye uzisangayo, kubera ko ahantu uri muracana umuriro utazazimya. Iyi Mana nta mikino ifite. Wenda kera abana b'Imana iyo babaga bazi intambara barwana, umwe yateraga haleluya, mugenzi we akikiriza, undi yasoma Matayo, undi akavuga ati komerezaho. None umwe arahanura, undi agasubira inyuma akajya gucekeramo. Ikikwereka ko ntaho uzagera, uyu mwuka w'ishyari niwe uzakurangiza. Icyo Yesu agushakaho niki? Ibintu byo gukomeza gukubitagura abantu hasi, muza mubwira abantu ibyo bambariyeho, ayo mayerekwa y'amakariso ngo yawe mbonye ari iroze. Niba ari uwo mwuka w'amakariso nuko muyahoramo. Ntabwo waba utaba mu mwuka w'amakariso ngo werekwa amakariso. Ntiwahora mu ngutiya z'abagore ngo ubure kwerekwa amasutiye bambara. Ntimuzongere kubesha abantu muza mucyokera. Izo mboga muri kujya gusoroma ku gasozi mu gikari kwa data zirahari. Ndagusuje kandi nkwifurije ineza y'Imana mu mibereho yawe yose, mu byo werekejeho amaboko. Aziya, Amerika, Uburayi ndetse na Afurika, mwese mwumve ko tubasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Kora subscribe ni mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose, kandi numara gukora subscribe ukona ikiganiro ukumva biragufashije, gisangize n'abandi kugira ngo nabo bamenye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ntago nige nyine rero uyu munsi ndi kumwe n'umuhanuzi w'Imana Theogene. Yagotse kugira ngo twongere tuganire, twatumaze iminsi tutamubona, ariko dushimye Imana ko imubashije kugira ngo ngere aboneke hano. Uraho neza? Murakomeye. Yesu ashimwe. Amin. Meze neza. Ndashima Yesu. Gahunda ni yayindi. Yesu ni umwami, ni ibisanzwe. Ndaho. Twari tukubuze, wari ugiye mu biki? Wari ugiye mu biki? Njyewe
ndi mu kazi ka boss wanyangaje arimo arankoresha uko abyumva. wambaye neza ariko ni wa Yesu mwishe mukamubamba. bamwishe nari ndimo ntago mbizi niba atari wowe ni bene wanyu. sika bamwishe nabazi ntari mari simbizi uwo mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi. navutse bamuvuga niwe wakoze ibi ari se nagusubije. Okay ntago rero bamwishe ndimo. Okay ni bene wanyu. cyo kwa abantu bakijwe n'urupfu rwe ndimo. Okay nubwo waramwishe. meze neza ariko ndashima Yesu. ntago namwishe ngewe. Okay Tuhugiye mu biki muri no misisi uretse ibyo ngibyo nta bindi warugiyemo twagusha twakubura kandi abantu baragukumbuye cyane ngo mu ijambo ry'Imana. hari igihe mba ndi kubamba amahema. ariko ntutuzimize uyu munsi cyane. Oya ntawe nzimiza buriya iyo udashaka kwiba ukora cyane. ko naje gusanga ubukene niryo rembo rya mbere ryihutisha abantu mu rupfu. kandi gukena atari ingeso. Oya si ingeso. umukena gusura utamukeneye ni umushitsi w'agahato. afata ikijerekani wataye mu ruzitiro atuwacyoza akakivomesha kandi we waragitaye. inkweto yaboze ati buriya uwayidodesha nayambara. ubukene butuma usura abantu batagukeneye. indwara y'umuti w'ubukene ni uwuhe? ni ugukora cyane. uri kwirukana umuti w'ubukene. kuko imyaka ndi kwinjiramo insaba imbaraga. urabona uri kugenda se? urabona uri kugenda? si wowe niba uterekwa ntukabakaba. hasi ugize kuba umukene ahubwo. aho bigereye ndashima Imana. impamvu ntago nkirara mu kiraro sinkirara no munsi y'intebe zo mu rusengero. oya ve byihorere. Yesu yakuvanye kure. tuma mpahamuka. Imana ishimwe ko yakuvanye rero ikaguha ubuzima ukaba uri mu nzu nawe. ubu ndi mu nzu nubwo itanyanditseho ariko irahari. ariko ntago nyagira. oya kandi wayishyuye bariya. ubu ndi umukiriya mwiza kwa boss. wishyura neza. ntabwo ni muri babahanuzi. oya nta kibazo dufitanye. uyu munsi message Imana iguhaye ni iyihe? nuko niki se ko ari bya bindi byo kwihana hari ibindi mwihane tujye mu ijuru. ahubwo nsengera aho nshira imbere y'Imana. hariyo n'ubu umukristo wakora umusabo utari umukristo. ngahozana hano rero nisengera ndabona nta cyizere wifitiye. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. tugushimiye imbaraga zawe. tugushimiye umwuka wawe wera. bana natwe tugirire neza. ikituzanye hano ni ukwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo nk'uko twabuhawe. ndasenze ngo iri jambo uwo riza kugeraho wese rimusubizemo ibyiringiro mu izina rya Yesu. ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rikomeze kwamamara mu mahanga yose. amen. rero mwari mumaze iminsi tuburanye n'ubundi sindaboneka nk'uko mbyifuza. gusa ndacyakomeza kubasaba imbabazi abantu mwese mwambuze. ndabizi ko nabuze muri iyi minsi ariko si njyewe ni Kristo. ni ubutumwa. maze iminsi ndi mu ntara Huye, Musanze, Burera. ni umurimo w'Imana. ndabizi ko mwampamagaye mukambura ariko muri iki cyumweru kiri imbere ndaza kuba mpugutsemo gakeya. rero nzanye ijambo rivuga ngo nubwo bakekeyemo dufite inkono ivuga. amen. nubwo bakekeyemo dufite inkono ivuga iri ku mashiga. Imana ishimwe. reka rero dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abami ba kabiri ngire ngo ibice 4 umurongo wa 38. nsaba umuvandimwe adusomere. igitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4:38 haravuze ngo umutwe w'amagambo aravuze ngo Elisa akiza imbogo uburozi. Elisa akiza imbogo uburozi. ntacyo nakoresha umunwa. Elisa akiza imboga uburozi. bukeye Elisa asubira i Gilugari. bukeye Elisa asubira i Gilugari. hari hateye inzara. icyo gihe hari harateye inzara. hariho ubwo abahanuzi bari bamwicaye imbere. ubwo abana b'abahanuzi bari bamwicaye imbere. abwira umugaragu
abwira umugaragu we ati shyira inkono ivuga ku ziko, shira inkono ivuga ku ziko, uteke uteke abana b'abahanuzi, utekere abana b'abahanuzi utekere abana b'abahanuzi imboga. Umwe muri bo arasohoka ajya ku gasozi asoroma imboga, ahasanga umutanga awusoromaho imboga, areka umwenda we azuzuzamo, araza akekera muri iyo nkono batetsemo imboga, kuko ntabwo bari babizi. Bahishije bararura, barurira abagabo ngo barye. Bakirya izo mboga baraboroga bati, yewe muntu w'Imana, burya kumbi mu nkono harimo uburozi. Ntibarusha bayiryaho. Aravuga ati nimunzanire ifu. Aragenda ayijugunya mu nkono, aravuga ati nimwarurire abantu barye. Nuko basanga nta kibi kirimo. Imana iduha umugisha. Hanyuma ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana rifite topiki ivuga ngo nubwo bakekeyemo bikarura, dufite inkono ivuga. Aha abantu banyumve neza, nubwo bakekeyemo, uyu mwana uri muri aba bahanuzi we asohotse mu rugo, asiga akarima k'igikoni mu mbuga, ajya kuzishaka ku gasozi, ahasanga icyatsi kitaribwa cyitwa umutanga. Bibiliya iravuze ngo arasoroma, areka umwenda we arasoroma. Hanyuma ngo amare gusoroma yuzuza za mboga mu mwenda, aragenda akekera muri ya nkono igira ite ivuga. Hanyuma ngo imboga zihiye yarurira abantu ngo barye, batangira gupfa. Bavuza induru bati kumbe mu nkono harimo uburozi. Imana ishimwe. Izi mboga atansiyo yazikuye ku gasozi, ntabwo ari mu rugo kwa se, ntabwo ari iwabo, ntabwo izi mboga ari iz'ibwami, nizo ku gasi, nizo ku gasozi. Dufite abantu muri iyi minsi bari gusohoka mu rugo rw'Imana bakajya kuzisoroma kwa Mwamini, abandi bakazisoroma Nigeria, abandi bakajya kuzisoroma Tanzania, bakaza bagakekeramo, abantu bagatangira kuruka, abandi bakikubita hasi, abandi bakabyara abana batuzuye, kuko izo mboga ntabwo ari iz'ibwami. Haleluya! Bagiye kuzisoroma bakoresheje izindi mbaraga. Niyo mpamvu bari kuzisoroma bagahuha abantu bakikubita hasi, abandi bagasoroma bakoresheje amaparufini, akagukubita parufe akayigupuriza, yarangiza agafite konegisiyo n'izi mbaraga yagiye gucisha hakurya. Izi mboga ukamuhamagara uti mukozi w'Imana, urugo rwanjye rumeze nabi, ndabona umugore ananiye, ndabona umugabo ananiye. Yareba ikimero cy'uwo mugore we adafite, akaza none hagakekeramo bya nyabyo, akavuga ngo uyu mugabo si uwawe, uyu mugore si uwawe, none akabara rurangije rimwe, wakata inyuma ugasanga niwe uri kumutereta. Uyu ni umutanga ukomeye cyane. Noneho Imana irareba ibona ntago izi mboga ziri bugomeze kwica abantu. Ihagurutsa Elisa atanga itegeko, aravuga ngo nimushire inkono ivuga. Harapisa desine, mushiri inkono ivuga ku ziko. Nubwo bigukomeranye, nzanye itangazo rivuye ibukuru muri ofisi y'ijuru. Dufite Imana ivuga kuri icyo kibazo. Nubwo baceceyemo mariage ikaba yapfuye, oya no, guceceramo ubukwe bugapfa, icyo ni kimwe.
injira mu gikari bwami baraguha andi makuru. Elisa amaze gushiramo ifu, bubukwe buzazuka. Elisa amaze gushiramo ifu, iyindi izavuka. Elisa bwashizamo ifu, uru rugo rushobora kuzuka. Elisa bwashizamo ifu, uriya muntu ugutaye yagaruka, uriya wakwambuye yakwishura, kuko Imana iravuze ngo mushire inkono ivuga hehe ku ziko. Mu yandi magambo iyi nkono isobanura iki? Iyi nkono nitumara gucekeramo izi mboga, ubwo iyi nkono ivuga biraza gucura iki? Iyi nkono isobanura Kristo wahagurukije Mose ikamubwira ngo nagenda kuri ubwoko bw'Imana hehe muri Egiputa. Nuko ngo arabahagurutsa, ageze imbere ya Farawo. Aroni yari ahari nk'umusemuzi. Nta kindi kintu uyu mugabo Mose yari atwaye, ni inkoni yonyine itagira ikindi kintu kiyishoreye. Icyari kiyisapotinze ni imbaraga z'Uwiteka zari muri Mose no muri iyo nkoni. Iramubwira ngo ihute ubwire Farawo 400 yarangiye. Umva itangazo rivuye mu ijuru, 400 ubwo yarangiye. Ntunegosiye na Farawo, ntiwongere kunegosiye n'inzara, ntunegosiye n'ubukode, ntunegosiye na Priave, we kongera kunegosiya niyo kanseri, we kongera kugira imishikirano n'icyo gishakwe cy'igisuzuguriro. 400 ubwirangiye. Farawo agomba kukurekura. Ngo arangije amugera imbere, haramubwira ngo iyera. Uwiteka aravuze ngo urabarekura batahe cyangwa ntubarekura. Bakora inzoka nabo barazikora, hari ibyo duhuriyeho nabo, hari ibyo dusangira nabyo, hari ibyo duhuje nabo. Haleluya. Hanyuma ngo Farawo aravuga ati noneho ubwo aka gahungu gatangiye kuzana ibintu by'iterabwoba ahangaha, namwe nimugire. Ngo ahamagara abakonikoni, ahamagara abanyabwenge, ahamagara abapfumu, ahamagara abarozi, ngo nabo banaga inkoni hasi nayihinduka iki? Inzoka. Ariko kuko 400 yarirangiye, ari Imana ivuze ngo genda ubakureyo. Inzoka ya Mose itangira kurya izabo, bisobanura ngo habonetse Imana mu Bisiraheli nk'ikimenyetso cy'uko Farawo byanga bikunde agomba kubarekura byanga byanoga. Apfa kuba 400 yarirangiye. Barwana intambara, barwana urugamba. Farawo atoza ingabo zo mu kirere, arwanisha izo ku butaka, yibagirwa izo mu mazi. Niyo mpamvu nubwo hari ibiguhagurukiye, hari ibyibagiwe aho utaha, hari ibyayobewe nimero ukoresha, hari ibidafite amakuru ku buzima bwawe. Ngo irangije irabashuka, irabarekura. Ariko mbere y'ike barekura, sinshaka kuvuga ku byaga 10. Ntabwo numva ashaka kuvuga kuri biriya byaga 10 hagati yo kubarekura no kutabarekura, ahubwo ndashaka kuvuga ku kintu kimwe Uwiteka yakoresheje. Ni ikintu bita isupani. Isupani pereza kiriya giti, icyo giti, icyo kinini, pakiriya kinini. Isupani ni igikoresho cy'umukanishi. Bari gukuramo inda, Imana icecetse. Ingo zabo barazatatse, Imana icecetse. Abisirayeli bari kuvuza induru, Imana icecetse. Bari kunyuka ibumba, Imana icecetse. Bari gusohorwa mu nzu, Imana icecetse. Bari kugambanirwa, Imana icecetse. Kumba akaboko k'Uwiteka, kuko ariko kazi iyi ntambara, kuko ariko kagiye kurwana urugamba rwa nyuma. Aho Mose yaracogoreye niho hakenewe imbaraga z'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo intambara Imana idakenewemo ntabwo ijya yinjiramo. Urugamba Imana yasuzuguye ntabwo ijya urwana. Ngo marayika yohereza isupani mu magare y'ingabo za Farawo. Uko bari gutaka, akaboko kari mu kazi, ikatagura amareyo, ipensi irimo iratobagura amapine. Ngo arangije arabashuka arababwira ngo mubarekure nimurangiza mubakurikire. Izi ngabo zigukurikiye, aba bantu baguhagurukiye ni abanyamaboko bafite imbaraga, ariko hari limite, hari doda Imana yamaze gutanga. Amakuru dukuye muri ofisi yo mu ijuru nuko imbere hariya kuri Nyabarongo hariya ujya Kamonyi hara hepfo niho ibintu bigiye gusobanukira.
barakwirukankanye, Imana irabareba irabihorera. Reka rero imirindi ya nyuma ibone bagiye kukugeraho, niho uza kubona aha bakubwiye ngo sinya ko imitungo atari yawe, uraza kumenya ko iyi Mana nta mikino igira. Mu yandi magambo, iraza kuguhuza n'umuhesha w'inkiko w'umwuga ufite experience mu mategeko y'igihugu, wasomye neza icyo bita amategeko, uzi gazeti ya leta. Ubwo sinzi impamvu ncizemo iryo jambo. Hanyuma uyu mwana w'umuhanuzi niwe ndiho, ntago natandikiriye. Uyu mwana w'umuhanuzi ngo ava mu rugo, asohokana umwenda, aragenda ku gasozi, arazisoroma. Ngo amare kuzisoroma, we araza, ariko ikosa atarazi ni rimwe. We yibagiwe ko mu Bisirayeli basanzwe bateka mu nkono ivuga. Hanyuma Elisa nawe arabwira toke, ntimukore ikosa ryo guhindura ya nkono, mushireho ya yindi na za mboga. Ngo atereka inkono ivuga ku mashiga. Haleluya! Iyo twagiye kanyarira, inkono yacu iravuga. Iyo turi mu yibiri, iyi nkono iravuga. Iyo dusoje yitatu, iyi nkono iravuga. Ntabwo wagambanira umuntu umenyereye kurya ibiryo byo mu nkono ivuga ngo uzamushobore. Udafite iyerekwa rye ntiwamutsinda, udafite amavuta hejuru yayo ntiwabigeraho. Mu izina rya Yesu, umva amakuru ngo mare gutereka inkono ivuga ku mashiga, ngo bacanamo, bitangira gushuha, bitangira gutogota, bitogotera iburyo, bibirira ibumoso, byerekeza imbere, ngo bigaruka inyuma. Inda zari zaranze kuvuka zitangira kuvuka, bari batangiye kugumirwa, batangira kubazwa amazina. Abinda zari zarumanye n'umugongo zitangira kuvayo, abari abasazi batangira kubona ubuzima. Amakuru nkuzaniye, gerageza uva inyuma y'amakoti yagukomerekeje, va inyuma y'ingutiya zagukomerekeje, va inyuma y'abarevera bagukomerekeje, va inyuma y'abahanuzi bagukomerekeje. Fata umwanzuro umwe gusa, niko Uwiteka avuze. Usubize inkono ivuga hehe? Ku mashiga, a kondisiyo. Uyu mwana uvuye kuzishaka ku gasozi, umucunge mucungane. Nashaka gucekeramo, baceceyemo ngo ntaho uzagera, nzanye ijambo rivuze ngo uzahagera. Baceceyemo ngo ntuzaheka, ndarifite rivuze ngo noneho uzaheka. Umugambi Imana ifite niwe ugiye guhangana n'izi mboga ziri muri iyi nkono. Nsubira inyuma gato nkureye iki kintu. Hanyuma ngo muri urwo rugamba rw'Abisiraheli, barashonje bageze i Kanani, barambutse biremeye. Hari abantu babyaye, abandi babatega iminsi, baravuga bati nubwo umubyaye ntacyo azakumarira, numuduhekana natwe ntacyo tuzaba tumanye, rwubake turebe, nirumara kabiri ntacyo ruzamara, n'ubundi ni hahandi hawe. Imana iraceceka. Ikintu nkundira Imana, hari intambara irwana icecetse, izindi karwana yavuze, izindi kazigukuriraho yaguhaye amakuru, izindi kazikubitira mu butaka nk'umutingito, ntumenye igihe zarangiriye. Mu yandi magambo, urugamba Uwiteka yasuzuguye ntuzarumubonamo. Nubona urwanya intambara imyaka irenze 10, ukabona iyo ntambara ntikwisha, ukabona urwo rugamba ntiruguhitanye, ni ikimenyetso cy'uko Uwiteka yabonye iyo ntambara atayikenewemo, arangije arayikurekera. Ntiwitwara abantu w'umwikomo urazira icyo uzaba cyo, ntiwitwara umuntu w'umwikomo urazira aho uzagera. Uko Imana ikuzamura niko n'intambara zizamuka, uko amavuta azamuka niko n'abanzi bazamuka. Uko Imana iguteza imbere n'abakurwanya batera imbere baza kugushaka. Niba uciriritse uzarwana intambara ziciriritse, ariko niba ukomeye uzarwana intambara zikomeye. Aho uzagera niho uri kuzira. Nta mwanzi ufite, umwanzi ni igihe. Nta mwanzi ugira, urazira uwo uzaba we. Ugomba kubihagararamo, ugomba kuryozwa ubwo bwiza Imana yaguhaye. Ugomba kuzira abo bana bafite ubwenge baruta bwa bariya. Nta Mana igiteza intambara ku muntu idafitemo iki inyungu. Ikigeragezo kitazatanga ubuhamya busobanutse. Yesu ntajya cyemerera ko kigera ku muntu. Intambara Yesu, nongere nsubiremo, intambara Yesu yasuzuguye akazica amazi 100%, ntuzamuhamagara ngo akwitebe. Ariko reka hagira umuntu ugambirira kuguhitana. Urebe ibyo Yesu akora. Icyambere, abateza umwuka wo gusubiranamo, bakivananamo,
bakirondora bakivamo bose bagaterana. Umwe ati rero njyewe mbivuyemo, undi ati njye mbivuyemo. Ndabaha urugero, nta cyumweru kirashira, uyu munsi ni kuwa kane, kuwa gatanu, tariki 10 z'ukwa gatanu uyu munsi. Yes, ngire ngo ku itariki 4 cyangwa 6 habaye inama muri Kicukiro, ibera ahantu ngo niba ari kuri hoteli Teke. Abagabo 4 bapanga inama yo kundangiza. Avuga ati umuvuna muheto adukoze kunda. Umwe ati nje nta views nkibona, undi ati nanjye cano yanjye yamanutse, undi ati jewe yanjye nta n'ijana bakima. Ayo ni amakuru. Noneho bapanga inama baravuga bati reka Theogene ubwo yavuze ko asengera abantu, katumutega umuntu azamusengere. Noneho basanga umugore bari gukoresha nimero ibaruye ku mugabo we. Ntago ndi buvuga amazina yabo bamenye ko uko bagambana. Nta muntu njye ungambanira ngo bimuhire, kandi aho uri kunyohereza nshuti yanjye uzisangayo, kubera ko ahantu uri muracana umuriro utazazimya. Iyi Mana nta mikino ifite. Wenda okay bibaho hari nubwo turengana tukajyayo, ariko kuri misiyo yanyu ntaho nzajya. Ijuru ryabyemeye naha nicaye nuko. Ndagira ngo mbibutse ko hanyuma urugamba ngo bararushyushya barenyegeza. Harimo impanuro ngire ngo hazamo ngo niba ari Karosi TV, hazamo ngo niba ari Kiranuka, hazamo n'indi ngo niba ari Itahiyo Nyamata hiryeyo. Inama ya original barayipanga bya nyabyo. Hanyuma ndangije nari ndi hehe, nari mu ivugabutumwa mu karere ka Musanze. Urumva ndi ku ruhimbi ndimo mbwiriza. Hazamo n'indi ngo niba ari official bwoko biki, ntumbaze. Ntawe natatse kuko mubambuza kuryama ntimurimo. Ntimurimo rwose nukuri. Kandi giye ukuntu mbaho ibintu nafiteho amakuru ndabiceceka. Noneho ndangije ndagira ngo mwumve ko gucekeramo kwanyu dufite inkono ivuga, inkono y'abarokore. Inkono y'abarokore iravuga. Noneho jewe nari nacanye, ncana mu y'ibiri, ncana mu y'itatu. Ndangije ndahaguruka nerekera i Musanze mu murenge wa Muhoza. Ubwo ahantu narindi barahita babyumva. Nakoze imirundi 2. Nahereye mu karere ka Burera muri karitsiye ho mvuka iwacu. Namaze iminota itarenze 40 ita mfata moto ndaza feri ya mbere Musanze mu mujyi, ninjira ahantu ngitangira kuvuga gukomera kw'Imana n'intege nke z'abantu. Imana iti baburetse gato mbanze nkwereke. Noneho guhuza birabananira, bakora inama babura imyanzuro. Ese turakoresha ndi? Ezekiyeli ati kadukoresha umugore wanjye. Bacekinze basanga nimero y'umugore wa Ezekiyeli baruye ku ndangamuntu yande ya Ezekiyeli. Agati noneho tumutega umutego tuzamushakira undi mugore, noneho wazagende amusengere kuko ajya hamagara ngo bamusangiwe, twe tugende turi inyuma ya kamera, ubundi bo bazahita barwana. Hanyuma dutesha agaciro ubuhanuzi bwose yahanuye. Reka mbaha amakuru mw'abana bo ku gasozi. Mwebwe ni mudasoroma mu rugo. Ndavuga abana bo ku gasozi. Abana bo ku gasozi ni abahenze Elisa ari gutamba, arimo atambira Uwiteka, bajya kuzisoroma hehe? Ku gasozi. Kumbi birengagiza ko Elisa yatanze itegeko, yarazi biri bube. Aravuga ngo mubwire abana b'abahanuzi bafate ya nkono igira ite ivuga, muyishire hehe? Ku mashiga. Inkono yacu ihora ku mashiga, kandi defo y'iyi nkono ntigigira ibanga, ntigiceceka, iravuga. Reka mbabwire, kuba Theogene nibishaka mwene nzaca hayo umuhungu wa muri ADPR Pentecote isuka y'umwuka, turarindiriye. Niyo nashaka abagore miliyari ku munsi, ntibibuza Yesu kunkoresha bitewe n'icyo ashaka. Iyi Imana iguhagurukije, ibizi birego muturega, ibizi bitubaruyeho, ibizi byo twaciyemo, ibizi byatubayeho, iyi Imana igukeneye
ifata dosiye y'amateka yose yakuranze ikaguhagurutsa ikagukoresha amateka n'ibikurega ikabihagarara hejuru. Iyi Mana ikazirengera ingaruka. Kuba ntawe unsegura no kuzura umwuka wera, ça c'est la différence. Ubwo mbivuze mu Gifaransa. Mu Kinyarwanda harimo itandukaniro. Mu yandi magambo, Imana ikeneye nde? Imana ishaka nde? Ese Imana nijya gukoresha abakiranutsi gusa izabakura he? Idukura mu byaha yarangiza ikatweza, yamara kutweza ikadukoza ikara ryaka hehe kumunwa, yarangiza ikadukoresha. Ubuhamya bw'ibyo mvuga nibyo nabayemo. Njya nkunda kubwira abantu ngo ndi igikondo sejemo, Imana yampagurukije njyewe ntaranabatizwa. Mu yandi magambo, ikoresha ababatijwe igakoresha n'abatarabatizwa. Uyu munsi nushaka kumenya imikorere yawe n'iy'Imana, ubanza umenye ko ejo hawe hakoze nk'amazi, nta definisiyo hagira, nta busobanuro wagira. Uyu mwana we rero yararebye abona icyamunezeza ni ugukindagura bagenzi be, ni ukwangiza umurimo w'Imana, ni ukwangiza ejo hazaza h'abandi. Aravuga ati reka ne gusoroma mu gikari no mu karima k'igikoni kari mu mbuga, reka nkirengagize. Bibiliya yavuze ngo warasohoka. Dufite abantu basohotse noneho bari kuza bacekeramo, sibyo? Yabona uri kumwe n'umukobwa wiza ati reka da, Jado asenga kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, ntabwo uriya yavamo umugabo, uramenye, reka tuguhuze n'umuntu w'umumaro. Bagacekeramo, Chantal akaba yanze nde? Jado. Wamuhamagara uti mushumba enda ngwino utwunge, dore niwe wadusezeranije, mu nzu bimeze nabi. Gute ufata umugore wize n'umugabo wize, bafite masters, bafite degree, bafite PhD, urumva ko maze no kumenya kubivuga. Noneho wowe uracyapfundikanya ubuzima, ntaho urava, nta naho uteganya kugera. Uretse Yesu wakwitura iteka akakugirira imbabazi. Abo bantu wabunga gute? Noneho ishyari ryarazamutse ku rwego mpuzamahanga. Ntawe ushaka ko mwene se yegura umutwe, reka da, aregura umutwe agaterura ikinubi agahita kubita hasi. Kera abana b'Imana iyo babaga bazi intambara barwana, umwe yateraga haleluya, mugenzi we akikiriza, undi yasoma Matayo, undi akavuga ati komerezaho. None umwe arahanura, undi agasubira inyuma akajya gucekeramo. Ikikwereka ko ntaho uzagera, uyu mwuka w'ishyari niwe uzakurangiza. Icyo Yesu agushakaho niki? Ni ukugenda ugasubiza inkono ivuga hehe ku mashiga. Kandi muri kondisiyo, gabanya kujya kuzisoroma Nigeria, wijya kuzisoroma Tanzania, wijya kuzisoroma Burundi, wijya kuzisoroma Uganda. Hamagara Imana wongere iguha imbaraga. Ibintu byo gukomeza gukubitagura abantu hasi, muza mubwira abantu ibyo bambariyeho, ayo mayerekwa y'amakariso ngo yawe mbonye ari iroze, niba ari uwo mwuka w'amakariso nuko muyahoramo. Ntabwo waba utaba mu mwuka w'amakariso ngo werekwe amakariso. Ntiwahora mu ngutiya z'abagore ngo ubure kwerekwa amasutiye bambara. Ntimuzongere kubesha abantu muza mucokera. Izo mboga muri kujya gusoroma ku gasozi mu gikari kwa data zirahari. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo ufite uwo mwana ni nawe ufite ubugingo. Mu rugo kwa data hari amazu menshi, niyaza kuba ntayahari ibi nabyo mba mbivuze. Haleluya. Mureke kuroga abantu b'Imana. Nongere subiremo, abantu mwakomerekeje n'abo mukomeje gukomeretsa, imitwaro yabo izabajya ku mutwe, Imana izabibaryoza. Mureke dusubize inkono ivuga hehe ku mashiga. Ndagira ngo mpumurize abantu, nongere nubakiye imitima mu izina rya Yesu. Baceceyemo ngo ntaho uzagera, uzahagera kuko dufite inkono ivuga hehe ku mashiga. Bavuze ngo ntuzabyara, mu izina rya Yesu uzabyara kuko iriya nkono iri ku mashiga. Amakuru dufite igize gute? Iravuga. Mu yandi magambo, ngana ku musozo, numvaga nshaka gutambutsira ijambo, numvaga ari inyakamo. Ukureshya uko waburesha uko ariko kose ntabwo bibangamiye Imana gukora. Aho waba utaha hariho hose ntibibangamira Imana kugutabara. Uko waba umeze uko ariko kose ntabwo bibuza Imana kugukenera. Imana ireba ikizakumaza ikagutyaza bijyanye naho igukeneye. Yesu abona intambara uzarwana akaguterenga birwanye naho bihwanye naho azakurwanisha. Ntukuke umutima ngo uri umunyantege nke, ugende uko imbaraga zawe zigize gute zingana. None aha yagusanga ikagukoresha ibyo utigeze utekereza. Vinyuma
inyuma y'abantu bayivuga batayizi, va inyuma y'abantu birirwa bayiririmba batazi uko imikorere yayiteye. Mu yandi magambo, Yesu ari ku ngoma, afite imbaraga, ni umutsinzi, ni umuneshi. Nta yindi mana ibaho tuzigera tuyoboka. Mudutera amabuye cyangwa mu byihorere, aho tujya turahaza. Duhamagawe tubabaye, ituzanye twarayibuze, twayibonye twari twaragowe. Mu yandi magambo, nta kintu wakora ngo unteranye n'iyi yera. Uririmba amazina yanjye yose, ugahimba ibyaha byose ushaka, niko kanya ubonye, nicyo cyo ushoboye. Nta kindi wakimarira uretse kwirirwa usebanya. Mu yandi magambo, nutihana, mbisubiremo ngo uzabona ishyano. Intambara muri kuzana, mwirirwa murwanisha ijambo ry'Imana, undi ati mumbwirire, kandi nawe birakureba. Undi ati aho ngaho hakomeze, kandi nawe birakureba. Hata aho ngaho aho oya, ijambo ry'Imana iyo rimanutse rireba abantu bose bari muri urwo rusengero. Mu yandi magambo, ngana ku musozo, kuba barakekeyemo ni akazi kabo, byigukura kuri Kristo. Kuba barakekeyemo urugo rugasenyuka, inyuma y'urwo hari urundi. Kuba barakekeyemo ngo nta mwana uzongera kubyara, inyuma y'uwabyaye aho yavuye wa mbere hari n'uwa kabiri. Mu yandi magambo, hari amahirwe Yesu azaguha nusubiza inkono ivuga hehe ku mashika. Ndagira ngo mbahe iri tangazo rivuga ngo mwizere Imana, muyigirire icyizere. Mwarakomeretse nibyo, Yesu azomora ibikomere. Mwarababaye, Imana izakuraho uwo mubabaro. Mu yandi magambo, mwongere muyizere, mugaruke ku musaraba, musubire ku rufatiro. Yesu aracyari umwami. Shalom. Ndagira ngo dusengane Imana. Wari ucitse intege, wari uguye umwuma, wari wihebye, wari unamutse, wari uvuye mu nzira, utagisenga, utagifite ibyiringiro. Bacekeyemo, ariko narinzanye itangazo rivuga ngo nubwo bacekeyemo, ntabwo zizakwica izo mboga. Ubwo burozi ntacyo buzagutwara, iryo hembe rizagusiga. Imyaka umaze ni ikimenyetso cy'uko uzarama. Ntacyo bazagutwara mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ufite imbaraga nyinshi, uteye ubwoba, wambaye gukomera, icyubahiro no kunesha n'ibyawe. Nsengeye abantu bose Mwami bakurikiye Umusaraba TV. Mu yandi magambo, Abanyarwanda, Abarundi, Abanyakenya, isi yose muri rusange, abantu bakunda gukurikirana ibiganiro n'ijambo ryawe ku Musaraba TV, mu izina rya Yesu ndabasengeye. Ukuboko kwiza kw'Imana kubagereho, ineza yawe ibakiza ibyago, ibibatugaritse tubikujeho. Undi wese ubabaye umusubize ibyishimo, mu izina ryawe ryera. Amen.